uretse kuba byuzuyemo intungamubiri nyinshi bifite akamaro kanini cyane ku buzima bwacu. Ibitunguru ntibijya bibura ku mafunguro menshi atandukanye ku isi yose, nyamara iki kiribwa kigira n'ingaruka nubwo abantu benshi batabizi. Bahaye ikaze mwese abakunzi ba Mupenzi TV. Wowe wakoze subscribe nagushimira cyane, kandi nawe utarayikora ndagushishikariza kuyikora kugira ngo utazajya ucikwa na video nimwe twashyizeho, kandi wibuke n'akazogera kugira ngo tuzaye tukumenyesha ko twashyizeho video nshyashya. Tudatinze rero twagiye. Nubwo kubyumvisha bigoye, ariko abantu bamwe na bamwe ntabwo bafite ibibazo runaka by'ubuzima, bafite uburwayi runaka butandukanye, ntabwo bemerewe kurya ibitunguru kuko byatuma bwa burwayi bwabo bwiyongera cyangwa se ntibukire, bwa burwayi bwabo ntibukire. Niyo mpamvu ngiye kubagezaho uyu munsi, ngiye kubagezaho izi nama kugira ngo buri wese abimenye, kuko ikibabaje cyane nuko abantu benshi usanga babyihererana, niwe bigeze ku bantu benshi cyane, yewe no mu makuru ugasanga n'ibivugwa bikambabaza cyane. Ariko mbere ya byose reka nkubwire ko ibitunguru bifite akamaro kanini cyane ku buzima bwacu. Ndaza kubagezaho muri make ako akamaro kamwe na kamwe k'ibitunguru kugira ngo uzajye ubikoresha, kugira ngo urusheho kuzajya ubikoresha ibitunguru mu buzima bwawe kenshi, inshuro nyinshi mu buzima bwawe bwa buri munsi. Akamaro k'ingenzi k'ibitunguru ni aka gakurikira: ibitunguru bigabanya ibinure mu maraso, bikanarinda indwara z'ubwonko, cyane cyane nk'indwara zo guturika kw'imitsi ijyana amaraso mu bwonko, cyangwa se n'izindi ndwara z'ubwonko, cyangwa se n'izindi ndwara z'amaraso n'iz'umutima. Ibitunguru bifasha kugira akanyamuneza, bifasha kugira akanyamuneza no gusinzira neza. Ibitunguru bishobora kugabanya depression, bikagufasha ukagira akanyamuneza buri gihe. Ibitunguru byongera ubudahangarwa bw'umubiri, kuko ibitunguru bifasha umubiri guhangana n'ibintu bibi byose bishobora kuwinjiramo. Ibitunguru bikize cyane ariko kubisukura umubiri wacu. Ibitunguru ni byiza cyane ku maso yacu. Ibitunguru bituma abantu bose babikoresha kenshi, bituma amaso yabo areba neza. Ibitunguru birwanya gusaza imburagihe, bifasha kuringaniza isukari mu maraso. Ibitunguru ni byiza cyane ku barwayi ba diyabete y'ubwoko bwa kabiri. Diyabete yo mu bwoko bwa kabiri, birwanya constipation. Ibitunguru bifasha amara gukora neza, kuko uretse fibre byibitsemo n'imyunyungugu nka calcium na magnesium, bifasha cyane ubuzima bw'amara. Iyo ukoresha ibitunguru kenshi ntabwo ushobora kurwara kanseri y'amara. Umubare w'ibitunguru umuntu akwiye kurya ku munsi kugira ngo bimugirire akamaro ntabwo abahanga bawugaragaje, ariko inyigo nyinshi zitandukanye zimwe na zimwe zigaragaza ko umuntu agomba kurya ibitunguru byibuze garama 25 buri munsi. Noneho reka mbasobanurire impamvu hari igihe utagomba kurya ibitunguru ku buzima bwawe. Ubushakashatsi bwagaragaje ko kurya ibitunguru bibisi ku buryo bukurikirana, mbese kurya ibitunguru bibisi wikurikiranyaho udasiba, bishobora rimwe na rimwe kugutera ibyuka mu nda cyangwa se na gaze nyinshi mu gifu. Kurya ibitunguru bibisi kenshi bishobora gutuma amaraso yoroha, agatembera neza cyane kubera vitamine K nyinshi byibitsemo. Ibitunguru nk'uko byemezwa n'ubushakashatsi bwakorewe muri geology, bishobora kugira ingaruka ku bantu bafata imiti y'ibibazo by'amaraso, cyangwa se n'abantu bagira ikibazo cy'urwungano ngogozi, babandi bakunda kugira ibibazo by'igogora ry'ibyo bariye, cyangwa se n'abarwaye n'igifu, bafite ikibazo cyinshi cya acide mu gifu, n'abarwaye igifu muri rusange bagomba kureka kurya ibitunguru bibisi kenshi, kuko uburwayi bwabo bushobora kwiyongera cyangwa se ntibunakire. Ibitunguru birinda kuvura kw'amaraso cyangwa se kwipfunika kw'amaraso. Ku bagira ibibazo byo kwipfunika kw'amaraso bakwiye kubikoresha cyane, bakabirya kenshi kugira ngo amaraso yabo ajye atembera neza mu mubiri wabo. Abantu rero bakunda kugira allergie kuri seleri, nabo ntibakwiye kurya ibitunguru kenshi, kuko ibitunguru nabyo byabibatera.
gukoresha nabi ibitunguru bikase cyangwa se birapye nabyo ni bibi cyane, bishobora gutera uburwayi butandukanye ndetse na za infection. Niba rero ukase igitunguru hita ugikoresha. Ubu ndabwira cyane cyane babandi bakata igitunguru bagakoresha igice kimwe bakavuga ngo ikindi bazagikoresha bagikeneye mu yandi mafunguro. Rero niba ukase igitunguru gikoresha kirangize, ugikata ukirangize. Niba ukase salade y'ibitunguru yirya uyimare, nta byandi byo kuvuga ngo urasigaza salade y'ibitunguru ngo uraza kwirya nyuma, ngo uraza kubigenza gute. Kandi aho ibitunguru biri hose wabikase bipfundikira, kandi nutinde kubikoresha kugira ngo utaza kuza guhuriramo n'izindi ngaruka nyinshi zitandukanye. Mwibuke rero ko ibitunguru bifite akamaro kanini cyane muri rusange. Ibi byose twavuze haruguru biterwa n'umuntu n'igihe yabiririye nuko yabiriye ameze. Wibuke ko hari abafite uburwayi runaka batagomba kurya ibitunguru, kandi ko n'uburyo wabiriye rero ni ukuvuga ko niba wabikoresheje nabi, niba wabikase ukabibika nabi, nabyo bishobora kugutera indwara za muganga zirakenewe kuba birya bikabagiraho ingaruka, cyangwa se kuba bafite biriya bibazo twavuze haruguru, buriya burwayi twavuze haruguru butandukanye, nabo baba bakwiye kubaza muganga kugira ngo bagire inama y'icyo bakora. Niba babirya barwaye ubwo burwayi ntibigire icyo bibatwara, cyangwa se niba bareka kubirya kugira ngo ubwo burwayi bwabo bukire neza. Ariko mumenye ko ibitunguru ari byiza cyane ku buzima bwacu, kuko abantu bakunze kubirya ari bibisi bibarinda indwara nyinshi cyane, bikabagiza ibibazo byinshi bitandukanye, nk'ibibazo bya asima ku buryo bwihuse, ibibazo by'ubuhumekero, grippe, ibibazo byo mu bihaha n'izindi ndwara nyinshi zitandukanye. Ni naha rero video y'uyu munsi nyirangirije. Ndizera ko video y'uyu munsi gushimishije, kugira akamaro, kandi nkwibutsa kujya uduha like, ukayisharinga, ukayigeza ku bantu benshi cyane batandukanye, kugira ngo izi nama zizajye zifasha abantu benshi batandukanye, kandi n'abantu benshi bamenye uburyo bakwirinda indwara runaka. Nawe kandi utangire ukoreshe ibitunguru uburyo bwiza, kandi umenye n'uburyo bwo kubikoresha. Niba rero ushaka inama zindi zitandukanye nakugejeje aha ngaha, cyangwa se niba nawe hari izindi nama ufite ku birebana n'iyi video, uzitwandikire muri komenti, kandi ukomeze uduhe ibitekerezo byinshi bitandukanye. Ndizera rero ko iyi video wayikunze. Ndizera yuko ugiye kongera kuduha muri komenti ibyo wifuza ko tuzakugezaho mu butaha, kandi nizera yuko ugiye kuzajya utwandikira ukatubwira niba hari ubuhamya ufite, niba hari ibyifuzo ufite ko twakugezaho, ko twageza no ku bakunzi ba Mupenzi TV ukatwandikira. Kandi nawe ngushishikariza gukora subscribe niba utarayikora. Nshimira cyane umuntu wakoze subscribe, kugira ngo nawe mwibutsa kandi kujya sharinga izi video, akatwandikira muri comment, ukaduha like niba ukunze video. Mbashimira cyane, nawe ngushimira cyane wabanye nanjye muri iyi video. Ngusaba gukomeza kureba iyi video ukamenya uburyo watunganya ibitunguru, uburyo wabirya, ese wabirya ryari, ese wabireka ryari, kugira ngo ubuzima bwawe bugende neza. Ndakwibutsa rero, nzi neza ko hari abantu benshi bari barasabye iyi video. Ndizera ko bashubijwe, ndizera ko bamenye igihe wafata ibitunguru n'impamvu utabirya. Ese ibitunguru ni iyihe mpamvu utarya ibitunguru kandi bifite akamaro kanini cyane gatandukanye ku buzima bwawe? Kuki mbese ibitunguru utabifata uko ubonye, utabifata ngo ubibike uko ubonye, ubishyire hariya utabipfundikiye, cyangwa se ngo umare umwanya munini utarabikoresha? Kuki utakata igitunguru ngo usige igice kimwe ukoresha ikindi gice, kandi wenda wari kuza kugikenera nimugoroba, cyangwa se uza kugikoresha mu yandi masaha runaka aza kuza? Wabyumvise byose muri iyi video nagusobanuriye. Ahasigaye rero komeza urebe iyi video, kandi ugeze ku bantu benshi cyane, kugira ngo izi nama zifashe abantu benshi cyane batandukanye. Njye rero nari Mupenzi nk'ibisanzwe, nkomeza kugushishikariza kujya ukurikiza inama tubaha muri video kugira ngo ugire ubuzima bwiza. Mbifurije ubuzima bwiza, mubeho neza kandi murambe. Njye Mupenzi nk'ibisanzwe,
kurikira inzozi zawe, inzira ni iyi. Naho mu yindi video, bye.